kwita ku cyo wasigarijwe. Hari impamvu Imana yo mu ijuru yongeye kutwibutsa ko hari icyo yadusigarije. Naremewe iki? Nasigarijwe iki? Utekereze abo Ijambo ry'Imana. Amen. Mbere ya byose turashimira Imana yabanye natwe, yaraturinze iminsi yose yatambutse. Muri uyu mwaka yabanye natwe, yakoze imirimo ikomeye, nishimwe kandi ahabwa icyubahiro. Muri kino gitondo tunejejwe no gushima Imana. Iyi tariki ya 2 y'ukwezi kwa mbere 2026, Imana yakoze imirimo ikomeye cyane kugira ngo tuhagere, nishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Muri kino gitondo twongeye kwibuka cyane by'imbaraga Imana yakoze kugira ngo idutambutse muri uyu mwaka utambutse. Hari byinshi byari kuduhitana, byari guhitana ubugingo bwacu, ariko Imana yaraturengeye, nishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Indwara zari zihari, ibyorezo, impanuka n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko Imana yarahabaye, nihabwe icyubahiro cyane. Muri kino gitondo nzinde no kubabwira ijambo kwita ku cyo wasigarijwe. Hari impamvu Imana yagusigaje kandi ikomeye cyane. Hari imirimo ishatse kuzakorana nawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito, ni igice cya mbere umurongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo, icyatumye ngusiga i Krete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Amen. Haleluya. Imana yo mu ijuru yongeye kutwibutsa ko hari icyo yadusigarije. Mwene data mugenzi wanjye urahangaho unteze amatwi, kino gitondo nzenderewe no kukubwira ngo hari icyo Imana yagusigarije. Hari abari bakiranuka cyane, abeza, abafite amashuri menshi, uburanga ndetse n'igihagararo. Abo bose baratambutse, ariko weho urasigara. Kuba warasigaye ni umwanya ukomeye wo kwitekerezaho kugira ngo umenye neza icyo wakagombye gukora. Haleluya. Birakwiriye ko wita ku mpamvu Imana yagusigaje mugenzi wanjye. Muri kino gitondo nagushishikariza nawe guha agaciro iyo mpamvu Imana yagushigaje. Haleluya. Ngo ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Yararebye ibona hari umurimo munini, umurimo muremure ugomba kuzakora, kandi nibyo koko ushaka kuzakubyaza umusaruro. Emerera nawe wumvira umwuka. Ijambo ry'Imana mu ndirimbo ryarambwiye ngo jya wumvira umwuka, ngo ugwize urukundo, nta sano uzagira nubona Yesu. Haleluya. Nyemerera nawe wumvire umwuka, icyo umwuka gutegetse ugikore kugira ngo uzabane n'Imana mu ijuru akaramata, nta kizinga, nta na kimwe kigutera ipfunwe ryo kugera imbere y'Imana. Uko witaye neza ku gihe Imana yaguhaye, uyu munsi niho hawe, ejo ntabwo arahawe. Gerageza utunganye neza ibyo ubona bidatunganye, nahaweho kubitunganya. Ni byinshi navuga kuri iri jambo, ariko iri jambo rirasobanutse. Wowe wakicara ukitekereza uti, ese ubundi njye naremewe iki? Nasigarijwe iki? Utekereze abo mungana, aburuta, abakuruta, abo bose baratambutse. Barakiranukaga cyane, bakoraga imirimo myinshi ikomeye, bose baratambutse, ariko wewe urasigara. Ugiriwe amahirwe muri uyu mwanya wo kumva kuri iri jambo, ko byo gutekereza ukuntu Imana yakugiriye imbabazi, iragusiga muri uyu mwaka. Hari icyo yagusigarije mwene data. Gerageza ugitunganye. Gerageza wowe kumva ko ari ukwishimisha cyangwa se ari ubundi buhanga burenze washyizeho. Oya, ni imbabazi z'Imana. Hari icyo ishaka kuzagukoresha muri iyi minsi iri imbere. Nyemerera wumvira umwuka, uzemerera Imana igukoreshe, azaba ariyo yonyine iyoboye intambwe z'ibirenge byawe. Ibyo ugerageza gukora byose bizagendwe n'Imana. Wowe uyemerere gusa, wemere ubushake bwayo aribwo bukora ku buzima n'ubugingo bwawe, ubundi ari icyo Imana izakora.
haleluya. Wabwira benshi ukabereka ukababwira iby'imbaraga z'Imana nabo bagahinduka, uwo ni umurimo ukomeye, haleluya. Ntukisuzugure ngo njye ntacyo nshoboye, oya, wowe niwemerere Imana, wemerere Mwuka Wera we muyobozi ari ubana nawe, haleluya. Nk'uko Imana yabwiye Kuro ngo izabana nawe, ngo izamujya imbere, ahataringaniye ngo izaharinganiza, nawe ntucike intege, wumve ko Imana ariyo ikubereye mu ruhande, kandi koko iragushyigikiye rwose, ikuri iruhande kugira ngo nawe wamamaze ubutumwa bwiza, kugira ngo nawe uyiheshe icyubahiro, ababonye imirimo yawe myiza bahimbaze Data wo mu ijuru, amen. Iyo yose ni imirimo ikomeye Imana yagusigarije kugira ngo uzakore. Nyemerera muri kano kanya nawe ugire icyifuzo mu mutima wawe, uvuga uti nanjye mpisemo Kristo, guhora ngukurikiye, guhora nteze amatwi ijambo ryawe, guhora numvira umwuka, icyo mukagutegetse ukora icyo ngicyo, were gukora ibinezeza kamere yawe. Ibyo byose ubona weho wagenderamo kugira ngo winezeze, ntabwo ari byo Imana ishaka, ahubwo iragira ngo wowe uyemerere abe ariyo kuyobora, izakorane nawe iby'ubutwari, izakorane nawe iby'imbaraga. Gira icyifuzo mu mutima wawe, nange ngira icyifuzo cyo kumvira umwuka, cyo gutunganya ibyo Imana yadusigarije, wa murimo ukomeye Imana yagusigarije ngo uzawukore koko, uzakura abandi kure. Hari abakiri mu mwijima bataramenya iby'agakiza k'Imana, ariko nahaweho kugira ngo ubagarure ni ya mirimo yawe myiza, ni kwa kundi uzajya ugenda ufasha imfubyi, abapfakazi, ukora byinshi byiza bishimwa n'abantu ndetse n'Imana, ubwo uzaba usoje umurimo wawe. Reka dusenge Imana kubwira ijambo, dusabe Mwuka Wera azaba ari ubana natwe kandi adushoboze imirimo yawe, intambwe zawe, ibyawe byose ubiragize Uwiteka. Niwe wenyine uzayobora intambwe z'ibirenge byawe byose, umubanze imbere, nawe yiteguye kubana nawe, yiteguye kuzakubwirira neza kuko niwe wamwumviye. Iya ntambwe imwe yitere, nawe 99 arayitera aza gusange, ubundi akubwirire neza, wemerere mujyane mu rugendo kugira ngo uzasingire ubugingo buhoraho. Reka twubahe Imana dusenge kubwira ijambo. Uwiteka Imana ikiranuka, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, nuhabwe icyubahiro. Mwana w'intama w'Imana, twibutse imirimo itangaje wakoze, waraturengeye muri uyu mwaka utambutse, waraturinze nushimwe. Hari byinshi byari guhitana ubugingo bwacu, ariko Kristo wabanye natwe, nuhabwe icyubahiro. Warinze intambwe z'ibirenge byacu, uturinda gusitara, uturinda impanuka nyinshi zitandukanye, turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Kristo, tumaze kumva ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni umuhigi, ni inkota ityaye, irahiga rikavumbura. Reka buri wese uryumvishe muri kino gitondo ahere ko aguhimbaze, ahere ko akore bya bindi bishimwa nawe, maze amahanga yose amenye kuri Imana igira neza. Ngo bana natwe Kristo, udushoboze, buri wese umenye kwitekerezaho mu mutima wiwe, amenye icyo agomba gukora. Ni ukuri yumvire ijambo ryawe, yumvire Mwuka wawe Wera, kuko uri Imana ishoboye byose. Ngusabye nizeye ko byose urabikora Kristo, kuko nzi ko wita kuri twebwe. Reka byose bigushaka, ngo nsabye neza Yesu, amen.